mpamvu Imana ikurinze ikubwiye ngo baho ni ukugira ngo uzayigirire umumaro mu gihe kizagera gito kizaza. Uzi kugira ngo Imana igukorere ibyo yagukoreye, ariko nigushakamo umumaro iwubure. Rero tuyishimiye ko yaduhaye ubuntu bwo kongera kutwongeza kubaho, kandi nitubwira ngo ibyo nabahaye birahagije, hari urubanza njye nawe twari bugire? Nta rubanza twari bugire nimba mu Imana. None rero babakobwa bo ngo mu gicuku bari mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe ageze ate, bumva ngo umukwe ageze ate, muhaguruke tumusanganire. Rero mu gicuku cyawe wakumva ijwi, niko Jehova Yire yaturirimbiye ngo ngiye kumva numva ijwi. Ryajwi rigira rite? Riragaruka. Ijwi ry'ihumure. Nubwo uri mu gicuku cy'umubabaro wumva ijwi mu izina rya Yesu. Nubwo uri mu gicuku cy'intambara wumva ijwi. Bari mu gicuku batareba imbere n'inyuma, batazi igihe buri bukere, bumva ijwi riravuze ngo umukwe ageze ate. Yesu araje ngo asobanure ibyanjye, Yesu araje ngo asobanure ibyawe. Yesu araje ngo akubite ibyagukubise, Yesu araje ngo ace inzira aho zitagize zitari. Mwongere mubeho mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Bwire Yesu ngo ndagushimye kongeye kunyemerera kubaho. Ndagushimye. Nubwo shitana ntera ubwoba, nubwo abarozi bantera ubwoba, nubwo abapfumu bantera ubwoba, nubwo ubuzima mbayeho bwantera ubwoba, nubwo intambara ndwana zantera ubwoba, ariko ijwi ryawe riruta ibyo byose. Ibiteye ubwoba byose uri hejuru y'imbaraga zabyo. Ubwo umbwiye ngo mpamvu Imana ikurinze ikubwiye ngo baho ni ukugira ngo uzayigirire umumaro mu gihe kizagera gito kizaza. Uzi kugira ngo Imana igukorere ibyo yagukoreye, ariko nigushakamo umumaro iwubure. Rero tuyishimiye ko yaduhaye ubuntu bwo kongera kutwongeza kubaho, kandi nitubwira ngo ibyo nabahaye birahagije, hari urubanza njye nawe twari bugire? Nta rubanza twari bugire nimba mu Imana. None rero babakobwa bo ngo mu gicuku bari mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe ageze ate, bumva ngo umukwe ageze ate, muhaguruke tumusanganire. Rero mu gicuku cyawe wakumva ijwi, niko Jehova Yire yaturirimbiye ngo ngiye kumva numva ijwi. Ryajwi rigira rite? Riragaruka. Ijwi ry'ihumure. Nubwo uri mu gicuku cy'umubabaro wumva ijwi mu izina rya Yesu. Nubwo uri mu gicuku cy'intambara wumva ijwi. Bari mu gicuku batareba imbere n'inyuma, batazi igihe buri bukere, bumva ijwi riravuze ngo umukwe ageze ate. Yesu araje ngo asobanure ibyanjye, Yesu araje ngo asobanure ibyawe. Yesu araje ngo akubite ibyagukubise, Yesu araje ngo ace inzira aho zitagize zitari. Mwongere mubeho mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Bwire Yesu ngo ndagushimye kongeye kunyemerera kubaho. Ndagushimye. Nubwo shitana ntera ubwoba, nubwo abarozi bantera ubwoba, nubwo abapfumu bantera ubwoba, nubwo ubuzima mbayeho bwantera ubwoba, nubwo intambara ndwana zantera ubwoba, ariko ijwi ryawe riruta ibyo byose. Ibiteye ubwoba byose uri hejuru y'imbaraga zabyo. Ubwo umbwiye ngo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. N'isegonda imwe ndumva bitashoboka, ariko iraturinze iragahoraho. Ndanezerewe rero kuba muri iri teraniro. Nk'uko uwacu abivuze, nitwa Pasiteri Semajeri Gaspari, umurimo w'Imana mu Rurembo rw'Amajyaruguru, ni mu Ruhengeri. Turi aho, abacu bari aho, madamu n'abana bari aho. Nashimye Imana ko namwe muri aho. Haleluya. Turi mu ijambo ryiza rivuga ngo baho, baho, ongera deze, ongera ubeho, kuko urabaho uyu munsi ubwo waba utari uriho.
ubwo ndabaho uyu munsi naba ntari nsanzwe ngize nte, ahubwo twongere tubeho ariko turiho. Amen. Kandi hari uwemeye ko tubaho. Ahantu wadukuye ni wowe inyamaswa, mu butayu budatuwe ahari hegereye urupfu, usikurinda mana we. Murekeraho amasaha arimo kugenda. Buriya kugira ngo mbeho si imbaraga zanjye, kugira ngo ubeho si imbaraga zawe, kuko hari n'abifuje kubaho ntibyemera. Abo wari uzi nawe utamenye, bagiye ureba wumva uyenda iki. Cyatumye urindwa bigezaho, ntinya ko ari ubu n'uwayiriwe, nkaho nawe ujya ushima uwo mwami. Adamu na Eva bari muri Edeni barakosa bariyica, biyishije bashaka uko birwanaho ngo bidodere ibicocero. Ibiki urumva se ari ibizima bidodeye? Bidodera ibiki? Niyo mpamvu nta mbaraga mfite zankorera ibizima, nta mbaraga ufite zagukorera ibizima. Ibyo nakwikorera n'ibyo wakwikorera ni ibicocero. Okay, najya muri banke, hari ukuntu buriya ngiye nk'umuntu usobanutse nzabipuraninga sasa bizajyamo, wajya kubona ijisho rariturumbuye ati barahateza. Naho ni ibicocero yagize ate? Naramurebye, ni umwana w'umutima, arasa neza, areba neza, tereka amaso neza. Okay, azambera nyina w'abana mu minsi mike yananiye, naho yidodeye ibiki? Yesu arabareba asanze aho bidodeye ibicocero bati dore uko bisa, muze mbambike. Ni Yesu ugira icyo arema akagikomeza. Wewe wumva wabyara abantu ukabashyira ku murongo, urumva weho sha ndashaka ko uzatwara indege, hanyuma wowe uzaba profe, hanyuma wowe ndashaka uzaba dogiteri ku bitaro bya CHK, urumva wajya kora ngumva viye kabisa, kandi umwana ari gucoma. Ibyo wibwiraga ni ubucocero, ariko ibikora neza ikabishyira mu murongo ni Imana. Niyo mpamvu abacu ubona umunyabwenge arambika ubwenge hasi akavatoya, hari iyo kubahwa akayibyinira bati dore na ntuzavure mu Cyongereza avuga, ariko nge yarize buriya nge nanamusomye, buriya ku kazi turakurana nzamusomera shaho. Buriya rero ntavuze ibyo urimo. Yararebye asanga ubwe ntacyo yagira ate yakwimarira, ahitamo kuvuga ngo igira ikiremo. Komana nagize umugisha wo kubona ubuyobozi bw'itorero, nkabona korari. Buriya mabuye rero ndacyayirepeta, ubu nigize ingenge yo kumenya indirimbo, ariko bisigaye byiranshanga karirimba nk'igitero cya nyuma kagigira icyambere. Ubwo rero amabuye ndimo ndayarepeta ngo ubu natangiye kuyashishura. Noneho by'umwihariko murabizi ko buriya korari Jehova Yire n'abantu banjye, ntimubizi ko muri abantu banjye? Ubu indirimbo zabo narazijambije we, kubwo kuzigana ndanazizi, ariko maze kuzimenya turi ku ijambo rivuga ngo ongera ugire ute, ongera ubeho. Buriya tubanze dusubize amaso inyuma, turebe aho twavuye tubaho. Suko nari mwiza be namba,
murekeraho mureke. Undi araririmba ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranije mu ngombe inshuti ye, ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Abatabohoye bamutwaye iki? Abo yarekeyeyo. Erega aho twavuye iwacu twavuye ntabwo bose bagize amahirwe yo kuvayo. Mu busambanyi twavuye ntabwo bose bagize amahirwe yo kuvayo. Mu businzi twavuye ntabwo bose bagize amahirwe yo kuvayo. Twebwe adutoranya mu magana menshi y'abanyabyaha, aratubwira ngo mubeho. Buriya hari umugore n'umugabo umwe avuga tumva ngewe ningendera hari ugendere hari, hano bati umugore wawe araho ngo singeheruka. Naho wabonye abacu baririmba umugabo agafata umugore bati sheri igera hino nyegera ma. Biriya bikora bariho. Biriya bikora bariho. Umugabo ukunda umugore we nuriho, umugore ukunda umugabo we nuriho. Dufite aba Bibiliya ivuga ko bafite ishusho ry'uko bariho. Agira ngo ndatukanyera. Twagiriwe ubuntu, tubanze dusubize amaso inyuma. Niko korari yo mu Gatenga aririmba, dusubije amaso inyuma twariba nta kigenda, dusubije amaso inyuma twarabasinzi nk'abandi, dusubije amaso inyuma twanywaga itabi n'ubugoro, dusubije amaso inyuma twanywaga kanyanga, dusubije amaso inyuma twari babi nk'abandi. Yageraho bimucanza ati hari naho twarwaye tutarabo gukira, uradukiza. Uduha amazi tudakwiriye kuyahabwa, uturinda twari dukwiriye gupfa kubw'ibyaha byacu. Yageraho birimo neza ati ariko Mana we waraturengeye, ariko Mana we iyadukuye iyo nta kiguzi, ikaturinda tudakwiriye, ikabitugejejeho turi ahangaha tutarashiraho ngirongeye. Tumanze tuyishimire ibyo yakoze, tubanze tuyishimire ibyo yakoze. Irashaka kutwongeza ineza ariko n'ubundi yatugiriye. Irashaka kutubwira ngo tubeho ariko n'ubundi yari ituyigize ite itubeshejeho. Kandi buryo uriho abaturanye n'ibyamukuraho. Uriho abaturanye, twaririmbye indirimbo ivuga ngo nge mbita abanzi batatu bayiguga ingobwa. Nge ni ibirimbo bya kera ntibibaguje. Urumva nta ritime byagiraga, nta komisiyo, nta makomisiyo batifuza nato yuko nazageri yo mu ijuru. Urumva ari mwinjyana. Umucecuru aratwitegereza ati niko gasepa ndikarame, ati muravuze ngo mufite abanzi bangaye? Nini batatu. Ngo mwahimbye muri abana. Ngo ubwo urebye abanzi ba nyoko, ngo abanyoko bonyine ngo babuzemo 40. Aba hepfo y'urugo, abari muri babyara bawe, abari muri banyagosenge, abo muturanye, abo muhinga ibirayi babona murejeje bagahekenya, n'abarara babyina bagakubita ibibuno ku rugi rwanyu ngo bizangarura. Ubwo urumva abo bandi ari bato. Muhangare ngo mufite abanzi batatu muri abana koko. Namubwira ntumva tate. Abo bose hari abanzi babahedinze. Uwa mbere ni isi, uwa kabiri ni umubiri, uwa gatatu ni shitani. Nibo banzi twavuze rero. Abo bose biteranije, ari abaduhekenyera amenyo ngo twejeje ibirayi, ari abaduhekenyera amenyo ngo turi ku kazi keza, ari abatugambanira ngo tuve ku ntebe twicayeho bazicareho. Abo bose hari ubakoresha witwa shitani. Abarambwiye ngo mwarebye nabi, ngo abanzi ni benshi, ngo ahubwo mwahimbye nk'abana. Turavuga ngo ya tuyobowe na Mwuka twamenye abanzi bacu abaribo. Aho dutuye rero hari ibyatwica. Impamvu wacu
avuze ngo twongere tubeho. Ndashaka ko buriya kubyina cyangwa se kuvugira ijambo aho so yahagaze itakurengeye wahamwarira. Buriya icyateye Salomo ubwoba akajya gusaba Imana ubwenge, yararebye asanga se Dawidi yari intwari, asanga icya kabiri ise yari umuhanga mu kurwana, asanga icya gatatu ise abo yari ayoboye nabo ntiborosha. Aravuga ati ariko se aho Dawidi yayoboye Salomo nzahayobora. None Pastor Munezero niwe mubyeyi wanjye, niwe watureze turi abana. Ari mu myaka 60 ngize 45, yatureraga rero turi abana. Na Munezero wabyiniye aha Semajeri ndabivamo. Yesu uze wigaragaze Semajeri ndabivamo. Kadusubije ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bw'umwami wacu. None ko muri kunseka, wewe uri nje wabishobora, nawe ndi wabishobora. Ariko Yesu arashoboye. Sijye nta n'imbaraga mfite zashobora ibi imbere y'abahanga n'abanyabwenge, imbere y'abashumba banjye, ariko Kristo uri muri jye abasha gukora ibiruta cyane ibyo ngewe nakora. Kadusomere ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Matayo, ibice 25 ku murongo wa 6. Turabisanisha n'iyi ntego cyangwa se iyi. Turasoma ku murongo wa 6, ibice 25 by'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Matayo. Haranditse ngo ariko mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka boneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nayo mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ijuru ritwiteho. Ndashaka ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo ongera ubeho nubwo haba mu gicuku. Impamvu umwami cyangwa se databuja yakoresheje abagaragu be ngo bongere bakubwire ngo Imana iravuze ngo ongera ubeho, nuko imbere yawe ubona ibyatuma utabaho. Uturanye n'ibikwica, ukorana n'ibyakwica, urarana n'ibyakwica, uturanye n'ibyakwica. Hari ibyo ubonesha amaso, hari n'ibyo utazi, nyamara biriho. Ariko ibirusha imbaraga iravuze ngo ongera ugire ute. Dusengeye abacu umukobwa wacu ari mu mwuka, amenye ko ibituma mushiki wacu na mwene data batabaho ndetse byabasanganiza muri mwe, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Imana iramubwira ngo bahamagara ubabwire ngo yongeye gutanga ubuzima. Dufite umuririmbyi waririmbye ngo umwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Yaratubwiye ngo tubeho, tubaho, atuzana muri iyi nzira. Haleluya. Noneho rero tugejeje muri iyi nzira tugomba kumenya abo turi bo. Mbese turi bande, turavaye turajyahe. Yaratuzanye, yaraduhamagaye we turaza, yaraduhamagaye we turaza.
twavuyemo bitwica, araduhamagara we turaza, kandi rwose twaje neza. Hari n'abaje nabi, none yaba yaramukijije akaza akaba imbata y'icyaha, akaba yaraje neza buriya? Yaba yaramutabaye ibyo yamutabaye, aho kwihesha icyubahiro no kuyihimbazanya n'abandi, akabera bene se umutego, akaba yaraje ate? Ibi bintu twazanywemo na boss yabisambaniramo, akaba yaraje ate? Ariko abacu bararirimba ngo kandi rwose twaje neza, nawe kandi abonye twaje neza ntiyatuvanira mwaho, yadukuyeho umugayo. Ariko wivuga ngo ari kubyica, ntusindepetanaga nabo. Dukuraho umutwaro watuvunaga, ikindi dufite urwandiko rw'inzira, ntabwo tuzayoba inzira tuzagerayo. Murumva ko nubwo turi hano hari ahandi turi kugira dute? Turi kujya. Yaratubwiye ngo mubeho, mbahaye ubuzima abandi badafite, mbahaye kumenya abandi batazi, mbahaye agakiza abandi badatunze. Ariko ndashaka kubajyana iyo tujya iyo. Ngiye kubategurira hanyu ngaho ndi namwe muzagire mute? Ati mbe muzageraho ko ibintu byakaze. Hari umukecuru wampamagaye muri iyi minsi ngo mbe pasito muraho, ndi muraho neza. Ati yewe ndi Karame. Terya Yesu ntabwo yibesha. Ntoya ntabwo yibesha. Ati nukuri Yesu aribeshaga ndakakwambura, ahubwo sinzi imbaraga mu muhiyo ziri. Oya ntabwo yibesha, kandi none umukristo wacu aturabizi nti. Ati harya yaravuze ngo ni umunyembaraga. Ati ni umunyembaraga pe. Ibyo ndi kubikemanga. Nigute? Ati Kanakura muzi ntinamuzi, pasiteri Kanakura muzi ntinamuzi, mwarimu Kanakura muzi ntinamuzi, diakoni Kanakura muzi ntinamuzi, perezida wa korali Kanakura muzi ntinamuzi. Mbasanze ahantu bicaye bari kunywa inzoga, bari gukubitana amacupa ngo ku buzima bwacu. Harya Yesu ngaracategereje ngo n'abatari baza baze? Ndi yewe ahubwo nge mugiriye inama, yakagombye kuza vuga agafatiranya abasigaye, naho nakomeza gutinda. Nawe yari yibwiye ko yazanye azasanga barageze bate? Ubundi kubona ndamubwira ntumatate, kugwa kw'abafite umubiri si kugwa kw'abambaye umubiri si igitangaza, no mu ntora azongera agira ate? Noneho rero hazi ibicyantege biravangwa, ariko murabona iby'uburokore bikigezweho cyane. Abacu bararirimba ngo ntabwo twirengagije ko hari intambara, hari naho tugera bukira hakabudika, hari n'ahandi tugera hanyerera. Ibyo duhura nabyo ni byinshi bitunaniza, ariko muhumure, inkingi y'umuriro izatujya imbere, izatumurikira hanyerera, tuzahacya, nazamuka tuzagenda, natambika, ntabwo tuzayoba inzira tuzagerayo. Aba ngabo rero yahamagaye impamvu babwiye ngo mwongere mubeho, niko azi ko hari abo yari yarakijije ariko bari gupfa, hari abo yari yaratabaye ndetse ati haleluya, ndashima Imana, shingiye Imana yankuye yangiriye neza, none urahura na uti Imana ati genda sha. Abacu babirimo neza impamvu babwiye ngo mwongere mube, baravuga ngo ntabwo twirengagije ko tukiri ku rugamba duhatana tujya iwacu. Hari naho tugera bukira mu gicuku, ngo mu gicuku siho twasomye se? Mu gicuku buriya buri wese agira ijoro rye. Iyo umuntu yashingiwe bari kumwerekana hano na wamushuma, ariko turerekana umukobwa wacu n'umusore wacu, ubona umusore aturutse nk'iriya kandagira ukagira ngo afite nk'ibiri 140, hanyuma umukobwa n'agaturuka iriya
agira ati ijisho akarigirarya baba bari ku manywa, ariko iyo bageze mu rugo bikaba nka kuriya kuwaca Royize. Mwari kubwira undi ati sheri iwanyu murabyara, buba bwije. Iyo ari kuguhamagara sheri hani shushu baby hani mama ukiri ku manywa, ariko iyo akurereye ikofesho yagukubita mu maso imirabyo ikarabira uravuga uti ni ijoro tu. Iyo ujya mu Bushinwa, okay, hari imari kontineri ya mbere nziza sha urumva nacuruje kimwe cya kabiri, mbona amafaranga yose nasoze yaraje, mbona amafaranga nagujije nayishyuwe, ngiye kuransanga kontineri yacyuzuye ubwo ari mu gitondo rero, ariko reka kontineri ye najya gufungura sanga Umushinwa wakubisemo ibindi bintu atazi ubwoko bwabyo, atangira ati sha munsengera ari n'umukecuru rero ungendaho, niyo ngiye kurangura ndara ntubwenge ibintu bikarara biniga bikanjwigiza we naho ubwo buriya ari he. Buri wese agira ijoro rye, uko wavutse byakubera ijoro, uko washatse byakubera ijoro, aho ukorera iyo bakuye. Okay, ndashima Imana. Okay, narapurayinze ahantu tujya mu kazi, ntabwo nari nizeye ko nzatsinda kurikije abantu twakoranye ibizamini, hanyuma ngiye kumva mvuye muri interview numva ninjye bafashe, nuko rero mu mpere z'icyubahiro, ariko sanga nk'umuntu ajya gutangira raporo buri munsi mu nsengere. Rero nukuri kariya kazi karutwa nako nari mbese ako yakiyashima. Ubu ngubu nicyo cyifuza afite cyo kuvanga indengenga kavaho, none urumva ubu akikabona cyari igitondo, ariko aho kamugeza niki. Ngiro mwisharanye ngo humure iracyatanga amahirwe, iracyongera gutanga amahirwe. We uyu muntu wateguye topic Imana imuhumugisha iravuze ngo ngerubeho. Buri ushobora guhura n'umuntu yambaye marinete, uzi umuntu uri kurira yambaye marinete agomba no kurira kwanza akanagira na marinete, kuko uzi umuntu ijoro ryafatiye muri etaje ashobora kwambukiranya esikariye 6 atareba. None uwijoro rifatiye muri etaje ashobora guhanuka kuri esikariye, uwijoro rifatiye mu kigonyi, uwo rifatiye mu randiro deri kwata. Ariko sinumva ngo muri nabarokore musengi kariko musengi ki wabandi we dore kwasa aya mazu ntabwo ari ayabarokore, ntabwo ari insengero, uramvira mu nzu cyangwa kwishyure. Ngero mwisharanye ngira iryo joro ntiryoroshe, ushobora kuba uri mu yawe we ibyo ntubizi, ariko umuririmbyi bituma aririmba ati mu mwijima wo mu nzira, muri iyi nzira habamwe amashimwe ariko habamo n'ibyifuzo. Urareba mu mwanya mushoma navuga ati okay, baturirimbiye neza, korari mwakoze neza, ariko nanone reka twibuka abantu bafite ibyifuzo. Nimudahaguruka mwese mu ngagi, urasenga kizaca, urapfukama, urangirije ngiro mwisharanye ngo uretse kiduhumurije ikatubwira ngo muhumure muzabaho, naho ubundi byari biducanze. Uretse kitubwiye ngo n'ubutari ubu bwarakeye, uretse hari umuririmbyi nkunda waririmbye ngo shitani nakwereka ibikwasamiye, ujye umwereka iby'Imana yabumbye iminwa, nakwereka urugamba rukuri imbere, ujye umwereka iby'Imana yanesheje, nakwereka amadeni udashoboye, ujye umubwira ngo nayo yishyuye sinari nyabashije. Shitani nakwereka ibikuri imbere byanakwica, ujye uyibwira utari ko burya n'ibyo nakize ntibyari byoroshye. Impamvu imbwiye ngo ni impumure nuko n'ibyo yankijije nta zindi mbaraga zari kubinyambutsa, none ijwi ryayo riramanutse. Simugira ngo bahanura bata adasimba uwacu umuyobozi imunyuramira avuga ngo
intego turategura ni ukubwira ntuza ngo Imana iravuze ngo ngera ubeho, Imana iravuze ngo ngera uneshe, Imana iravuze ngo ngera ubeho. Uza abantu bari guterwa n'amahembe. Cyaraje ejo bundi kinsanga muri shambure, ndi mukanja mukindi shumba, hanyuma njya mu shambure y'abana nabwo kinsangamo. Ubu nge na sheni twari tugeze mu cyumba cy'abashitsi, none urumva se ubusigaye turajya mu gikoni. Nubwo cyari bugufi kugusohora mu nzu, irakubwiye ngo ngera ugira ute. Niyo mpamvu uriya muririmbyi yaririmbye ngo mu mwijima wo mu nzira, ngiro muri ngo no muri inzira dutererwamo n'umwijima. Mu Kristo na byiringiro bakubitanye n'umwijima. Saduraka na Meshake na Abedenego muri uru rugendo bakubitanye n'umwijima. Umwijima urinde wabageza ku itanura ry'iki. Baravuga batumva yishora no kutadukiza. Rero harahugera ukavuga uti yewe aha ibe kuntabari barantabaye mu mwaka washize, iya kuntabari baranyuze muri anko nabakagira icyo bikoraho. Shangaza ejo bundi namuhamagaye telefone akayigira urwara. Baravuga bati uyu mwijima nubwo tutawambuka, ariko ibarusha imbaraga yivuze ngo baho, iragenda iravuga iti uwanjye nubwo yakubitwa mba mfiteho nzamukandira, uwanjye naho yateseka mba mfiteho nzamwomorera ingumu. Wajya mu muriro abwira umurati urabizi ko ari njye ugufiteho ubushobozi. Uyu munsi turahindura gahunda, ubundi watwikiragamo hagati, ariko imbaraga zitwika mujye ku ruhande. Imbaraga zitwita ziti ariko boss nawe ugiye kutucanga kabisa, ubu tuvemo hagati tujye ku ruhande. Ndategetse imbaraga zivamo hagati zijya hehe, zigeze ku ruhande. Abateruzi baraza rimwe kabiri gatatu babatereyemo, za mbaraga zigira uburakari zitwika bari kugera gute, kuko zari ziri ku ruhande ntizari ziri hehe hagati. Ba bandi bagezemo bumva baravuga ati ariko manza umuriro w'iki gihe udasa n'iyindi. Iyo yategetse ugira ngo biroroshe, ariko burya ibyo wibwira ko byoroshe hari imbaraga yabikozeho. Umuriro ngo babona bari kuwugendamo, nukuri baravuze ngo uriya mukecuru ararugwa, ariko njya niwe urumva n'amazi ndagenda nkayanywa. Uriya rero nuko imbaraga zikwica yazimwambuye. Hari n'igihe ujyayo aho yabiteretse ari kure atarajya kubibikura ngo asange wicaye aho. Ariko hanyuma rero hari undi mugabo, abagabo babiri bitwa Bwoba na Mutiringira, ngo bari kugenda bafatiyeho bati gende buhoro tuzagenda Imana urima. Ngo bageze imbere Mukristo bari inyuma, ngabona abagabo bagarutse bakutuye. Kumugarutse mwa bati weho witubaza ngwina dusubiraneyo turakubwira ibitugaruye. Ndati ko muri kwiruka mutyo batariko uri mu mikino, none se abantu bafite ubwanwa urabona twapfa kwiruka kwera. Kuva ya muri korari tabaza nayiririmbyemo, urumva korari ijwi ry'umwami nayiririmbyemo, hanyuma na Yehova yire na n'umutera nkunga wayo uzambwira impamvu nabivuyemo, ngurikira nkubwire by'abarokore ngenda bikurusha. Mukirisitu tumva ariko ngewe ntabwo ndasubira nayo namwe mutambwiye ikibagaruye. Abandi bati urabona abantu bagabo twafata umwanzuro kuva muri ibi bintu ari imikino. Mukirisitu aravuga ati ariko se ko mbona muri kwiruka muri gusubira iyo twavuye, kandi aho twavuye hariyo umuriro uzarya abanzi b'umwami wacu vuba cyangwa kera, none ubundi muhunze musubiye. Bandi bati ubwo uri guteta bizagukana, si uburokore wishizemo buzakwereka. Ubu ntuza ntakijya no gusenga kubera barokore. Ndatumva rero ibyo kumbwira ngo ntuza aho muri kwiruka mugana si heza, kuko wahadukuye yatwibukije ko ari iwabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe ahegereye urupfu. None muri gusubira se ubundi cyiza niki? Ibihembo by'ibya n'urupfu. Njyewe rero kugira ngo nsubiraneyo namwe niba mubonye n'ibibazo birutwa uko nuko nagenda ibyo mubonye bikanyiki, kuko hahirwa bapfa bapfiriye mu mwana umwuka ngo ngwiki ye baruhuka.
ati ubwo ibyatugaruye turi abashumba none uzaburabira ko ng'umukirisitu wabishobora. Bariruka baragenda naravatoya nge sinarangazwa n'abari gusubirayo niba batazi ubibwaho yabakuye nibasubireyo. Ngo aragenda ageze imbere ngo ababonye intare zigize zite ati yewe babagabo kugaruka ari byo babonye koko yambaye nga data. Buriya ushobora kugira umuntu akuramutse musengana naguhobera mba ari kugushinga ibere amakuru umukozi w'imwe mumeze mute suwe nyegera ariko ati aya ni ya menyo ya zantare umuntu mutasezeranye akushinga ibere ati wajya kubona wiryamiye wiriwe mu giterane Kacyiru uri mu mavuta wajya kubona ukuntu umuntu kohereje urufoto yambaye ubusa warebye ngira ayo mavuta y'iyo foto n'amavuta wiriwemo ubwo urabihuza utete abazimubashe ariko abazimubashe agakomeza akagira ate mbonye byagaruye mukirisa arabati mbonye byagaruye bwoba nande umuntu mwaririmbanye mu ryambere nange uri mu rugo ngusure shambwira ngusure kandi azikuwa muri geto intebe ni igitanda urumva amasafuriya urashyira munsi y'igitanda none uramwakirira Keri rero kambe njyamye we hari dushe ufite ngo mbe nuze reka buriya Kacyiru harashyuha. Mukirisa ati mbonye ibyagaruye bwoba nande namutiringira iki kigabo kiririmba barangiza kigakubita urushiku ku kibuno cy'umugore kitakoye iki ngiki utabaye maso cyagira ngo arareba abona intare zigize zite aravuga ati yewe izi ntare nizo babagabo batinye bariruka pe nizo batinye bagira bate aravuga ati ariko se none ntinyiza intare ngasubira iyo umwami yankirije bwa mbere akanshorera nkaba mbyaye nkaba mfite umugore n'abana ubu nasubiraho ubundi nakira shitani natutse uzi ibiterane nagiyemo uzi twe nabasharire turi gusenga hariya mu kashekero na zahe oya arabatumva zinige hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami umwuka ngo ye baruhuka ngo arihangana ariko yabona amenyo yaza tumfasha uzi kukubwira ngo nturi umushumba wari we hari umuntu twavuga ngo mushumba ntimuraho neza waryo yoboraga paruwasi nayoboraga paruwasi ya Vunga iyindi ya Musanze hanyuma siyindi nayo na paruwasi ya Kinigi none ubuyoboye he ndabona ngiye kugira ngo nice umudayimoni kuko numvisa ngubise umwambi banambwe nariko twavuye iwacu duhunze ibyaha iby'amatitire n'icyubahiro Yesu yabiduhaye nko kutubonja ngo twumvishe uburyo icyubahiro nacyo kigira gite shobora kukuzamura cyangwa ikakurindimura nibwo umwana bwayo ntabwo nabatijwe ndi kuva ngo Yesu we ndaje ariko nintaba umushumba nzabivamo ni Yesu wandobanuye ntakwiriye nuko mbona mbaye umushumba mukozi Imana Royizi n'umuryango wenda bakunda mu Sherami bafite umuhungu nkunda aduhera ubuntu urarwanira ubushumba wabuguza ngahe ngabonye amenyo ya zantare ngiye kugira ngo banyakwe uperezida bwa korari urumva nge nawe baraga korari urumva hanyuma kandi buriya korari yacu yaririho kuko ndiho uri kirisitu se niwe nyiri umurimo abereye itorero rye maso n'umuntu horazongera agira ati nuko banyaka korari ngo ntabwo nize rero hanyuma rero umva ndaje nk'inzoga ndaje ngukubitira abana ndaje ngizeye ubwo se urumva wari uzi ujya kweri uri nka bwoba nande namutiringira mugirira nabwo ati ntabyanone ntabizaza byazananya na
mbaza ngo none mbese maje uyoboye iyihe paruwasi, mumbarize ngo bayoboye iyihe. Bareke tujye mu ijuru. Hano yaratubwiye ngo tubeho, adukura mu byatwica, atuzana mu murimo we. Aravuze ngo ariko nanone twongere tugire dute, tubeho. Nuko ngo mukristo aragenda ngo ageze imbere abona zandare, arabate ko ziteye ubwoba. Ariko uzi uburyo umushumba aba yubashwe, kari umushumba, kari umukozi w'Imana. Muraho tugize umugisha ugusurwa n'umushumba wa paruwasi. Mukristo aravangumva rero, hirya y'ubushumba hari ikamba tuzambara, hirya yabo turi uyu munsi hari igitondo kigiza gite kidutegereje. Niyo mpamvu ikubwiye ngo wikwicwa n'ibiriho, ahubwo girute ngo ageze imbere ngo abona za ntare n'amenyo yazo. Uzahanagurwa amarira utarize kweli. Mwanze ngabana ko bazi gutanga ibihumuriza, ngo iravuze ngo ubusi ndararira iki. Nubwo waburara none ejo uzarya, se gitangaza. Gusa umuntu yaganuriye atakize. Ngo abonye za ntare, ngo agiye kubonabona nubwo zitonoma ariko zigize zite, ngo yumva n'ijwi hirya rimubwira ngo humura. Ngiro muri kumwe ngo impamvu yatubwiye ngo twongere tubeho, ijambo rya mbere yaduhumurije iravuga ngo humura nubwo zitonoma zirasiritse. Mukristo ngo aratambuka zinyura hehe, anaraziyema ati aratambuka zica hagati. Yewe impamvu Imana yakubwiye ngo humura, impamvu Imana yakubwiye ngo ongera ubeho, nuko ubwawe wabonaga kutakiriho. Mureke dusoreza aha hantu, ariko mbabwira aka kantu. Buriya kugira ngo Imana ikubwire ngo baho, nzi ibintu bitatu bituma Imana ikomeza kurinda umuntu akabaho. Abandi bapfuye, abandi bamwaye, ikagomeza ikamuhagararaho. Icyambere, Imana ikubonamo umumaro ntaho wajya. Ufite avoka ikaba ifite ibishami by'imbuto, imiteja myinshi, igishami kikaremera, wayirekeraho avuti nigihaguka ndahombeza, imbuto ni nyinshi. Uhita ushaka imigozi, ugashaka ibiti, ugashigikira kugira ngo yavoka izagira ite. Ni nako Imana ishigikira umuntu yimubonamo umumaro. Nibikubwiye ngo baho, nuko ikikubona mwiki umumaro. Ikindi gituma Imana ibwira umuntu ngo baho, nicyo yakoze. Icyo yagize ate, hari uwitwa Tabita, yarakoze abapfakazi arabambika, abakirange kandi nta n'imbaraga nyinshi yari afite, kuko nawe ntaho Bibiri tubwira ko yari umutunzi. Uwo Bibiri tubwira ko yari umutunzi ni wa wundi wagiriye neza ba Yeresi n'abagihaze, sibyo ra? Ariko Tabita we manza nawe yaratunzwe n'ububoshe n'ikoroshe. Ngo aboha imyambaro akajya yambika abapfakazi, igihe kigeze ibimwica biziwe. Buri ibitwica birara bituzengurutse, naho twaje twazanye n'ibitwica. Mu modoka naje mutugeze hariya, tumanuka tujya kugera hano neza ku Kinyoni, uwari inyuma aratugonga. Bagiye kuba twumva ngo numva nyuma ngo yawe nanjye ijisho rivi umutwe, ndavuga ndariko rero ntunyice. Twirirwana n'ibitwica, tugendana n'ibitwica, dutuye mu bitwica. Yewe reka nkubwire, uyu munsi abapfuye inyama yamwishe nawe urayigendana. Wishwe n'umutima wose ntawe ufite. Hari uwishwe n'impyiko wowe ntazo ufite. Hari uw'amaraso ngo yirukanze wese yashizemo speed governor. Ariko sha tugendana n'ibyadukura mu isi, ariko ikatubwira ngo ndongeye ndavuze ngo mugire mute.
n'ibimenyetso wibonyeho n'amarandevu ufite ni ibikubwira ngo urapfa, ariko iravuze ngo amarandevu n'ibimenyetso n'ibiki ntibisumba amaboko y'Imana ihora. Bitararwara amaze arapfa, apfakazi batumira Petero bamwereka imyenda yaboshe. Akiriho Petero amaze kugeraho ahindukira intumbi maze arayibwira ati Tabita haguruka, agira ate. Iyo ni indirimbo ya kera rero ya hano hirya mu bibare. Ifoto y'urwibutso baraye dusigiye, maze bakantona neza bagiraga umwete ukwizwa n'uwo kubonana n'amahoro. Bari bafite ishaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Yewe data we, urumva nta komisiyo bakagize ngo zihindure neza kuko mwana ari wera mwana kumva afite Yesu umwami wacu. Twihuta kugira ngo twumve indirimbo z'abacu. Yesu umwami wacu ngo ari kugendagenda bamuzanira umuntu wari urwaye, baramubwira bati Yesu ukize uyu muntu rwose. Yesu aravuga ati uyu munsi ntabwo ndamukiza, mumusubizeyo. Bati ihangane wakabyara we, uyu muntu umukiza. Yesu aravuga ati ntimuntera umwanya, uyu munsi ntabwo ndakiza. Umwe baravuze ati ariko Yesu nubwo wanze kumukiza niwe wubatse isinagogi iri hano. Turamushubijeyo. Abaravuze ngo nubwo tumushubijeyo ariko niwe wubatse isinagogi ejo wateraniyemo. Niwe wubatse, mumugarure. Yesu agira ate amukiza ataragishaka kugira ate kumubwira muri kumwe ngo imirimo irengera uwayikoze. Muri imirimo yatuma ubaho, abana bakabaho, umugabo akabaho, ukabaho ukazabona bakazana, ukabaho ukazabona. Ariko Mana yego iduhera ubundu, ariko nanone tugomba gukora icyo twasigarijwe. Abwira Timoteyo ngo icyatumije ngusiga hakurya h'ikirere kwari ukugira ngo utereke amaso cye, kwari ukugira ngo ukandagira abo uyoboye, kwari ukugira ngo uteze ibibazo mukorana, kwari ukugira ngo utunganye ibyari bisigaye. Gukora kwa Tabita igihe yakoze kera bimwongeza ubuzima bwo kubaho. Na Hezekiya kandi nawe Yesaya yaraje ati kwivuganye nawe muhanuzi uri mu mavuta. Sabwirwa niki kuri mu mavuta? Waretse bakayakuvugaho wabwiwe niki kuri mu mavuta? Ma ndahanura Yesaya, umva mugaragu w'Imana iravuze ngo iragucuye. Amena amena amena. Kandi yo mhanuye ntiburarayo. Mugaragu w'Imana aragenda aravuga tumva wite niwe wakoranye na Yesaya, ariko nanjye mfite icyo nakoze, none uwite nshaka kureba abakazana banjye. Wampaye abana umahungu nakobwa, nshaka kureba abakwe banjye nanjye. Hanyuma muri sare ngatumira Jehova ikaza, abagabo muri Jehova ngatumira bamushumba, hanyuma nanjye bakanyambika ikamba ry'ababyeyi wabo. Ndashaka kubona mfite akana nareze, uyu bwana bwe bwaje iwanjye burangana n'akana kanjye gatoya kagaherereza. None utwo twana turaza tukamamagara shakokuru we, shakokuru. None akana kanya nako kakao muri gutuka papa, ntabwo ari shakokuru ni papa. None kwabone nabo ini shakokuru. None bose bakaza kumbaza uwo ndiwe. Kakandi kanje kakaza pa tekarame usikubura bwana buri kuvuga ngo iri shakokuru. Ndabwa bwana nabwo bukaza ishogoku ndikarame ari kubwidira ngo nagura ishogokurura. None wanjye akumva baramuganjije kuko bo ni batatu, nakaza ngo sogokuru.
ati byo guhamagara ngo papa kambivemo ahubwo reka mpamagare ngo nde. Hezekiya aravuga tumva mana nibyo twaragize watugiriye neza uduha agaciro twicarana n'abashumba uduha umugisha turimba muri Jehova-Yire uduha umugisha duteranira Kacyiru uduha umugisha turi ukuntu umujyi wa Kigali uteye imbere uduha ubuyobozi bwiza ariko dushaka kurera n'abakwe n'abakazana kwanza reka turashaka kurera n'abuzukuru ma se ubu ninde udashaka kureba abuzukuru be impamvu ikubwiye ngo baho ubikujyanye ubu ngubu ntaco yabitarakoze ariko iravuze ngo ongera ubeho kuko ibyiza biri hehe ibyiza biri imbere Rwanda rwacu cyatera imbere ikoranabuhanga ariko mana ubu nk'iyi nshura nko muri za 2010 umba naricaye mu ndege hakuzi buriya yugeze ari Kanombe buriya bakubwira okay karibu tike yanyiriye uzutugare tuba hari usunika higa ikapu ugenda buriye hiyo ugiye cyangwa uje bagutegereje n'indabyo dadaraje bose bari kukwifotorezaho nawe uri kwigera nyine nk'umuntu wumuvuye mu ndege ngera muri kwe ngo ongera ubeho kuko ibyiza biracyari wigende byo kuvuga Imana nubwo nagenda ibyo yakoze birahagije si wari wabonekira abakwe bawe n'abakazana bari gukora birthday ise Joyeux anniversaire ugasanga muzehe yabaye umwana birakwiye ko twongera kugira ute kuba ngero muri kumwe ngo baho nukuri bahurika kwigirira nabi bahi byiza biracyahari nikuye ariko uzi umuntu witwaye mu modoka ari kugira bibi agapepera muraho sheri yo mukomeresha yego shandure murambutiyaje rero ye kundu biryoha buriya kwitwara mu modoka ariko uzi biryoho utahi wawe ubu ngubu ugiye ubu ngubu bitakubwiye ngo baho gutahira mu nzu ya Randi Road sha ubugiye nabi nukuri kwima ugomba kugira inzu nawe hano kwirebero ukagira inzu Nyarutarama-Mariya haleluya kajutera hareruka mvuti okay hanyuma kandi nabonye inyubako y'inzu y'Imana hano hanyuma mushumba ndabasigira sheke ya miliyoni 3 kugira ngo mugire sima inzu yadatirimbishwe kuko niwe dukuraho kubaho nawe uri kuvuga ati nubwo niwe mu giterane ariko ibyo ndaryo narebye uracyasengera ikiro cya gahunga urabona itakwiriye kukubwira ngo baho kwe uhora uterekera amaso n'umusaza yakunyuraho impfuye no kumva uyu namwemera ariko ubu nzavi iwacu kwinjiga ariko wandoze ni masenge ni shangaze ni mukandata ninde wandoze buriya kandi ndawakuru niyo mpamvu ikubwiye ngo ongera ubeho nawe uzakora ubukwe ongera ubeho nawe bazagukimbagirira cyane mbonye bari wamana amakado numva ngize shanisha iryo shari ryawe twarikira se ahubwo mu ijuru ho wagerayo baho ushake baho ukora ubukwe baho ucyuruze nk'abandi nyine mfise abantu banyirataho twaranguriye mu Buhindi njye hariya muri Mateus no kungopa amakanga no kungopa nganganito kamwe buriya numva mabanye cyane none urabona wajyayo baho nawe uzajye kurangura baho nawe ugire visa urumva baho nawe rwose bajye bagira nawe amakontiners kuko ishari ryawe ntawarikira iro mwicyanye ngo ari impamvu yavuze ngo tubeho kadusenge Nyagasani ntaje mu majyaruguru icya gatatu nsorejeho impamvu Imana ibwira umuntu ngo baho igashigikira n'ijambo yavuganye nawe nicyo azayimarira ntabwo ibuzu igishoro yagunga ujye mu Bushinwa rwose oya ibiri mu isi byose ni ibyayo ntabwo yabura inzira inyuramo ngigutabare ishobora 100 ishobora 1000 ishobora miliyoni ishobora miliyari ishobora byose impamvu irinda umuntu imurindira umumaro azagira ate azayimarira kawitere kamurinde kuko Jehova-Yire gukomeza gutera imbere hari uwacu wavuze ati ngewe nshinzwe kubungabunga umwimerere wa korali mbona
abantu bose ngo ingomana, ngo ingomana. Impamvu ni iyi, uko Yehova Yire yavutse niko tukiyibona. Imiririmbire yayo, ubwitonzi bwabo, umuhate wabo, umwimerere wabo, iyo bahamagaye mu gituragiriye iwacu mu Ruhengeri, kandi ni habi rero. Natwe iyo tuvuye tuzaturi kubona nk'ubu mwantu ndi Kigali ndamara 3 ndi kurarana inkweto. Kwera ariko uzi buriya kubera utuye muri uyu mugi ntabwo uza agaciro kawo. Wambaye ikirezi ntamenya ko kera, utuye Nyamirambo, utuye okay, ntuye kwirebera hariya. Wose utuye okay, ntuye Nyarutarama nk'uyirya gatoya. Irya etaje ikurikiyeho neyange ukagira ngo ni ibyorusha. Buri impamvu Imana ikurinze ikubwiye ngo baho nukugira ngo uzayigirire umumaro mu gihe kizagera gite kizaza. Uzi kugira ngo Imana igukorere ibyo yagukoreye, ariko nigushakamo umumaro iwubure. Rero tuyishimiye ko yaduhaye ubuntu bwo kongera kutwongeza kubaho, kandi nitubwira ngo ibyo nabahaye birahagije. Hari urubanza nge nawe twari bugire? Nta rubanza twari bugire nimba mu Imana. None rero babakobwa bo ngo mu gicuku bari mu gicuku bumva urusaku ngo umukwageze ate, bumva ngo umukwageze ate, muhaguruke tumusanganire. Rero mu gicuku cyawe wakumva ijwi. Niko Jehova Yire yaturirimbiye ngo ngiye kumva numva ijwi. Ryajwi rigira rite? Riragaruka. Ijwi ryihumure. Nubwo uri mu gicuku cy'umubabaro wumva ijwi mu izina rya Yesu. Nubwo uri mu gicuku cy'intambara wumva ijwi. Bari mu gicuku batareba imbere n'inyuma, batazigiye buri bukere, bumva ijwi riravuze ngo umukwageze ate. Yesu araje ngasobanura ibyanjye, Yesu araje ngasobanura ibyawe. Yesu araje ngakubita ibyagukubise, Yesu araje ngaca inzira aho zitagize zitari. Mwongere mubeho mu izina rya Yesu. Mahaguruke dusenge, mahaguruke dusenge, mahaguruke dusenge. Bwire Yesu ngo ndagushimye kongeye kunyemerera kubaho. Ndagushimye. Nubwo shitana ntera ubwoba, nubwo abarozi bantera ubwoba, nubwo abapfumu bantera ubwoba, nubwo ubuzima mbayeho bwantera ubwoba, nubwo intambara ndwana zantera ubwoba, ariko ijwi ryawe riruta ibyo byose. Ibiteye ubwoba byose uri hejuru y'imbaraga zabyo. Ubwo umbwiye ngo mbeho, icyambere ndifuza ko umbona mwumaro w'icyo nzamara. Ndetse n'uyu munsi bihera uyu munsi abacu baturirimbiye korari mwagize neza bari kutwibutsa ngo niba yakubwiye ngo baho, burya wabayeho kuko yabikoze, ugire n'icyo ukora mu nzu yayo. Babikoze bakora n'imirimo. Nawe ubwire Yesu ngo ibinteye ubwo ubu nta jambo bigifite, kuko ijambo baho niryo ndajya ndagenderaho. Abadayimoni nibaza mbabwire ngo ndiho, kuko ndiho yambeshejeho. Intambara uburwayi bwanjye ndabubwira ngo ntawe uzanjyana, kuko ukurusha imbaraga yambwiye ngo ngirete mbeho. Reka duhamagare Sharire, Shumba Sharire, ngwino udushimire Yesu watwemereye kubaho, ariko atubonemo umumaro, kandi tubeho kubw'umumaro w'icyo tuzamumarira. Senga Imana. Buri muntu wese atekereza ikintu gitumye ariho imbere ahangaha, ikizamurinda agitekereze. Hanyuma noneho aca urubanza, iri sengesho rigira icyo rimumarira. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana turagushimiye ijambo tumaze kumva ry'umumaro. Dusengeye ababene data bashiki bacu bahagurutse kugira ngo bace urubanza mu mutima wabo, basaba uburinzi buguturutseho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi buri muntu wese Mwami yiyemeze kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki, kuko uri Imana ishobora byose. Warinze Ezekiya umwongerera igihe cyo kubaho kugira ngo abashe gukomezanya rugendo rwe n'imirimo myiza,
kandi uyu munsi natwe mwami turi mu nyongezo zacu kugira ngo dukomeze gukora. Urakoze mwami, dushoboze gukora ibyiza ibyo ushaka byose, bibe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Reka dukomere Yesu amashyi twongeje kubaho. Rero nanone abantu bariho bagomba kugaragaza ko bariho. Buriya ubwo nge nawe turiho, tugomba kuba n'ab'umumaro mu nzu yitubeshejeho, sibyo? Korari yadukoreye ikintu gikomeye ubwo yatangaga ituro cyangwa se kugira icyo ikora ku murimo w'Imana. Nanjye nawe nibidusigaje cyangwa tukisaba kubaho, hano hari umurimo ukomeye, hari umurimo ukomeye wo kubaka inzu y'Imana. Icyo yagusigarije, impamvu ikomeje kukubwira ngo baho, hari abitakibona, hari abifuzaga kubaho itemereye. Dawidi yifuje kuyubakira we, arayibwira ngo nibutse, ndibuka, none natayimbwirira ngo arakibuka ko kuba ariho ari wowe, none yibwira ngo agiye kukubakira. Iramubwira ngo bwira Dawidi ngo uwo mwanya ntawe kwemereye. Dawidi arababara, iramubwira ngo ahubwo umuhungu wa Salomo niwe uzakora ibyo wifuzaga gukora. Hari abifuzaga gukora ibyatunaniye itemereye kubaho. Buriya hari umuntu urwaye wahize umuhigo ari muri hariya muri wa Faisal, aravuga ngo Uwite nunkiza iyi ndwara, amakaro yose yo muri iriya nzu nzayaguha. Iramubwira toya, nta na minsi 3 uramara ahubwo. Hari uwari urwaye ari muri CHK, arayibwira tumva Mana nukuru nkijije ku mafaranga mfite kuri konti 1/2 nakiguha. Iramubwira ahubwo barayarya bari kugushinguramwa icireho. Dawidi abwira Salomo ngo Salomo, ntabwo amahirwe yo kubakira Imana nyabonye, ariko aravuga ngo ahari weho wazayisondeka, aya mahirwe ufite abandi batagifite ukayapfusha ubusa. Hari abari hariya Rusororo no hirya ujya ugera, uwabaha amahirwe yo kongera kubana n'imiryango yabo byibura n'icyumweru kimwe, yavuga ati ibyo nasize ni byinshi bimubiha Imana, ariko ntibyashoboka. Ayo mahirwe batagira twe turayafite. Nuko Dawidi ngo aravuga ngo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera